Muraho neza ndabaramukije mbahaye ikaze aho muri mu mpande zose zitandukanye z'isi. Wakwibaza ngo ni hehe cyangwa niki tuvuga? Aha ni kuri mubwire nta kindi tubwira abantu. Ushobora kuba ari bwo uri mushyashya ukiza ari bwo ugikora subscribe, nta bindi tubwira abantu. Nukubabwira ko ari beza, nukubabwira ko tubakunda, nukubabwira ko tubashimira, nukubabwira ko ari ingenzi mu buzima bwacu. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi barababajwe n'amagambo atari meza, abantu bafite ibikomere mu mitima yabo bababaye, twaravuze ngo ni igiki twakora? Nta kindi twe tubereyeho. Reka tubwire abantu ibyiza byabo, reka tubibutse ko ari ingenzi, reka tubibutse ko tubakunda, reka tubahereze ururabo bakibasha kurufata, natwe tukibasha kurutanga. Tubabwire amagambo meza kuko amagambo meza arahari. Wakwibaza se ngo nashimira nde? Washimira umuntu wakujyanye ku ishuri, washimira umuntu wagutoje mu kazi ukigera mu kazi, washimira umuntu mwabanye ku ishuri, umuntu wakubereye inshuti ku ishuri, murarana mugendana, abo bose n'abantu bo gushimira. Washimira uwo mwashakanye, washimira umugabo wawe, washimira umugore wawe, washimira abana bawe, washimira abavandimwe bawe. Sina ngombwa ko uhora ubwira ibyiza by'abandi bantu bakure byiza, kandi nawe ufite ibyiza mu muryango wawe cyangwa mu bavandimwe bawe, nabo bashimire, babwire ko ari ingenzi, babwire ko bakunda, babwire ko kugira abasaza bawe nk'abo ngabo ari ibintu bidasanzwe, babwire bakuru bawe ko kugira umuvandimwe nk'uwo ari ibintu by'umugisha. Bashimire, babwire ko ari beza. Shimira abaturanyi bawe, shimira n'uwo mubana mu rugo gufasha imirimo yo mu rugo, mubwire ngo uri ingenzi, mubwire ko akurinda stress iyo ufite umuntu ugufasha. Muzi iyo twababuze ukuntu duhangayika, nibyo rero tubwira abantu. Tubabwire ko ari beza, tubabwire ko tubakunda, tubabwire ko tubashimira. Rero tubahaye ikaze aho muri hose, turabasuhuje kandi namwe turabakunda. Umuntu wese wakoze subscribe uri ingenzi kuri Mubwire TV, uri umugisha, uri uw'umumaro. Hanyuma rero mbere ko dutangira ibiganiro byacu, reka tubanze twamamarize. Ushobora kuba ushaka imyenda, kudodesha imyenda, ushobora kuba ufite ibirori, turi mu mezi y'iminsi mikuru, tugiye kujya mu bukwe cyangwa n'iminsi mikuru isanzwe, ukeneye kwambara neza. Ese uri umugeni ukeneye umuntu kudodera amarido neza akayaguhera ku gihe. Ese ufite ibirori byo kubatirisha abana cyangwa abana gukomezwa, nta wundi wagufasha rero mu kwambika neza no kugukorera imyenda myiza, abantu bose bakazajya bakubaza ngo ninde wakudodeye. Nta wundi rero wabikora usibye Grace. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge, nimero ni 0788 50 95 Uwo ni Grace, uramwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukamuhamagara ukamubwira ngo ko nkeneye umwenda mwiza. Umva arakudodera neza, uzanshimira nyuma. Hanyuma rero ushobora kuba ukeneye kwambara neza imyenda ya caguwa, amakanzu meza, amakoti meza ugiye mu kazi, amapantaro. Ese ufite sorti n'abashuti bawe, ni muri sama ugiye ku mazi, ukeneye imyenda yo ku mazi, ukeneye dukanzu twiza, nta wundi muntu wabigufashamo. Imyenda myiza ya caguwa kandi isobanutse, imyenda isa neza. Nunu rero nakorera muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank. Iyo urenze Access Bank ubona imyenda hanze ya caguwa, uhita winjirira aho ngaho. Ndetse unahageze ushobora kumuhamagara kuri 0788 70 nimero ye ni 0788 none wamwandikira kuri WhatsApp, wamuhamagara, byose abigufashamo. Hanyuma rero ukeneye imodoka, ukeneye imodoka nziza z'ama hybrid, imodoka zijyanye n'igihe. Nta wundi muntu wagufasha kubona imodoka, nta wundi muntu wagufasha ku bumenyi bw'imodoka, kubwira imodoka nziza, imodoka wagura, imodoka itaguteza ibibazo, ni Fabiola. Nimero ni 0788 Uwo Fabiola aragufasha mu kugura imodoka nziza. Mwambare neza, mudodeshe imyenda myiza, mwambare neza, mugende mu modoka nziza. Hanyuma rero mugenda mu modoka nziza, biranabasaba kuryama ahantu heza, kuba ahantu heza, mu rugo rwiza rurimo jardin, urugo rwiza rurimo amavaze meza, urugo rwiza rurimo indabo nziza. Nta wundi muntu waguha indabo, nta wundi muntu wagufasha kuko indabo zawe zikura, nta wundi muntu wakwereka amavaze ajyanye n'urugo rwawe n'inzu yawe n'indabo nziza zamera aho hantu. Nta wundi ni Yvette. Nimero ni 0788 65 Yvette aragufasha, umusobanuza ibintu by'indabo ukabimubwira akagufasha. Hanyuma rero abashaka kurya neza ibiryo bitera imbaraga, ibishyimbo namwe kurangura cyangwa detail, ubwoko bwose bw'ibishyimbo mushaka, ukeneye byinshi, ukeneye bikeya, nanjye urampamagara, nimero yanjye iriho, ukambwira ko ukeneye ibishyimbo, nkabikugezaho aho waba uri hose, ibishyimbo bikugeraho. Namwe rero mwifuza ko namwe tubamamariza, mwifuza ko ibikorwa byanyu bigera kure,
turabikora, mwamvugisha nta kibazo tukavugana, hanyuma nkarushaho kubamamariza bikagenda neza. Mbahaye ikaze rero nk'ibisanzwe mu kiganiro. Uyu munsi nta kindi, uyu munsi navuze ngo reka se tuganire kuki, ni igiki twaganiraho, ni igiki twaganira n'abantu banjye, abantu kuri mubwire tubabwire iki. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu abagabo bakunda cyane, bibatwarira umwanya cyane ariko bikabangamira abagore, nyine abagore bakaba batabikunda. Hanyuma tukareba n'ibindi abagore nabo bakunda cyane, bakunda guha umwanya wabo ariko bikabangamira abagabo. Iyo tuvuze gutya rero, nusanga umugabo wawe atarimo, ntudutera amabuye, ntabwo ari abagabo bose. Ushobora no gusanga buzi wenda batarimo, ariko hari abandi, kuko ibyo tuvuga ntabwo biba ari ibyanjye gusa, ahubwo tuba dukora ku bitekerezo by'impande zose ndetse n'abantu bagiye batandukanye. Rero si itegeko ko umugore wawe arimo hano, si n'itegeko ko umugabo wawe arimo, ahubwo ni muri rusange bamwe na bamwe bakunda ibintu rero abagabo bakunda gukora kandi bikarakaza abagore babo, ndetse abagore ntibabikunde cyangwa ntibibanezeze. Harimo kutabafasha imirimo yo mu rugo. Wakwibaza ati se ubundi umugabo wakwiriye gufasha umugore imirimo yo mu rugo? Biterwa, bamwe na bamwe hari ababikora. Rero iyo kugira ngo kibe ikintu kiza kubangamira umugore cyane, hariho nk'igihe wumva umwana ararize kandi umugore ari mu tundi turimo, wenda umugore ari mu gikoni, wenda umugore ari mu masuku, ukumva umwana ararize, ukumva umugabo aravuze ngo kana ngwino urebe icyo umwana wabaye, ngubu umwana abaye iki, ngo se ngo bana babarira. Umugore rero ahita atekereza ati se uyu muntu ari kumbwira ngo umwana ntibari kumwe, ese ari kumpamagara ngo ninze mfubike umwana ntibari kumwe. Ni urugero, umupira ko hari isuku kumubwira ngo amushake cyangwa awushake, ukumva nimva umupapa agiye kugenda, wenda agiye gusohoka mu rugo ajyane n'umwana akavuga ngo ngwino umwambike inkweto, kandi wenda bari kumwe inkweto ziraho. Utwo tuntu rero turi mu tuntu abagabo badakunda kwitaho kandi tukababaza abagore. Akandi kantu abagore abagabo bakunda ariko abagabo badakunda, kutishimira inshuti z'umugore. Ugasanga umugabo nyine ntabwo yishimira inshuti z'umugore. Kurumva abagore nabo bakunda kugira bakara, abagore bamwe na bamwe bafite inshuti nyinshi, hari ababyishimira, hari n'abagabo batabyishimira. Ugasanga inshuti z'umugore kwa kundi kuvugana twagiye buri munsi, cyangwa gufata umwanya munini. Abagore n'abantu bakunda gufata umwanya munini kuri telefone bavugana, cyangwa kubasura no kumva nyine basetse, barisanzuye cyane. Ugasanga rero abagabo bamwe na bamwe ntago bakunda kugira gute kwishimira inshuti z'abagore babo. Ni bamwe na bamwe, ntago ari bose. Ugasanga bamwe ntago nyine babyishimira. Iki kintu rero kirababangamira, cyangwa kumva umugabo ahora avuga ngo nimba afite uko areba kumva aravuze ngo uriya nshuti yawe ntishobotse, uriya muntu uyu simukunda, uriya muntu ntago ari mwiza. Kandi wowe nk'inshuti uramukunda, uzi umumaro we, uzi nuko ari ingenzi mu buzima bwawe. Ibyo bintu rero abagabo barabikunda kandi abagore bo ntago babikunda. Ikindi kintu abagabo bakunda bamwe na bamwe ariko abagore badakunda, ushobora gusanga muri mu nzira mugenda wowe n'umugabo wawe, muri mu modoka muri kugenda, hanyuma agacaho umugore cyangwa wenda ari kwambuka umuhanda, ugasanga umugabo atwaye imodoka ariko ambaye gutya, arararamye cyangwa nyine ararangaye, cyangwa muri mu birori arangariye umukobwa cyangwa arangariye umugore. Kandi wazasana murangare kuba mukunda, samurangare kubera ko hari ikindi abushaka we nyine birabaye. Icyo kintu rero abagore ntibagikunda, kirabangamira. N'igihe usanga umugore yasambwa urareba iki, ugasanga ruwagaruye gutyo. Icyo ngicyo nacyo kiri mu bintu abagabo bakunda cyane, abagore kibabangamira. Ikindi abagabo bakunda, abagabo bamwe na bamwe bakunda umupira. Cyagiye nyine cy'imipira, ugasanga umugabo nimba hari uwihaye akabanga utayikunda kuyijyamo, ariko arayicaye, araye mu mipira, araye muri salo, ubu nyine nta zindi story, ni imipira. Cyangwa nyine iyo periode nimba yageze y'imipira, ugasanga nyine umugabo iramutwaye, nyine akunda umupira, nimba navuga ngo awishyizemo cyane, nyine niwo akunda. Ugasanga rero hari abagore bamwe na bamwe bibangamiye, batabikunda, ngo bya bihe byageze, ngo bya bintu by'imipira noneho ngo byaje, ngo ntazongera kuboneka, ubu ntibizongera kugenda gutya. Ego, hari ikindi rero abagabo bamwe na bamwe bakunda, ugasanga abagabo bakunda nyine umuryango wabo cyane. Nimba afite ababyeyi, nimba afite mama we, ugasanga kera mwajyaga mubyumva, cyangwa n'ubu hari abantu bamwe na bamwe, abagore bamwe na bamwe nabo si bose, usanga bavuga ati reka ngiye sinashaka umugore ufite nyina, sinashaka umugabo ufite nyina, umugabo ufite mama we. Ukuntu abahungu bakunda ba mama babo, ukuntu ba mama babo nabo bakunda abana babo, nyine kumva biri muri ibyo kumva. Rero ugasanga wenda abagabo nyine bakunda
famiye yabo cyane, bayishyize imbere, nimba ari ukuvuga ngo bazasura famiye yabo, ugasanga nyine yabishyizemo imbaraga, yabyitayeho, yabikunze, yabiteguye neza. Ariko ukumva igihe umugore avuze ati se tuzasure, cyangwa wenda umugore yabona ko n'umugabo atabyitayeho akavuga ati ndashaka kuzasura famiye yanjye, ukabona umugabo ntabihaye umwanya, ntabyitayeho. Nimba ari umuntu muri famiye y'urwaye y'umugabo, ugasanga umugabo yahangayitse, buri kanya ari kubabaza, buri kanya. Ariko yaba ari famiye y'umugore harimo n'umuntu urwaye, cyangwa se n'umubyeyi w'uwo mugore ararwaye ntameze neza, cyangwa umuvandimwe, ukabona nta cyabaye. Ibyo bintu rero bikunda kubabaza abagore kandi abagabo bakabikunda. Hanyuma ikindi, abagabo bakunda gutindana n'inshuti zabo. Noneho rero ugasanga mu gihe yabonanye n'inshuti ye, umugabo nawe bakunda kuvuga ko abagore rero bageraga kunywa, ariko bo ntibikunda kuba. Ariko iyo bibaye ugasanga wenda n'inshuti ye barahuye, umva, kugira ngo bazatandukane, kugira ngo barekurane, ugasanga nyine batindanye, umugore agasigara yaba ari nawe ufite umutima uri aho utizera neza umugabo, kumva aravuga ngo se koko niho ari, ugasanga buri kanya wenda ari kumuhamagara, buri kanya aramubuza amahoro, cyangwa akataha, agasanga umugore yarakaye ameze ngo kubera iki? Nyine umugabo yatindanye n'inshuti ze kandi umugore ntabikunda. Ikindi kintu rero abagabo bakunda, ntago bakunda kwita ku tuntu duto dutoya. Bo bumva nyine imishinga minini. Nimba umugabo yaguze inzu, yubatse inzu, akumva yaguze imodoka, nyine aba yumva kabisa mwariye, ahita yumva ibintu kabaye, nyine urugo rumeze neza, umuryango umeze neza, mbese umuryango urishimye. Ntibarebe ngo batekereze ngo se ngo umugabo se wa muntu wareba ngo avuge ngo amarido, urana twatuntu inkoni wenda nta ihari, cyangwa bya bintu bacishamo inkoni nta bihari, cyangwa ngo amenye ngo ibirahure byamenetse, cyangwa ngo nta matasi, kandi koko ibyo ntago ari ibintu byabo. None ugasanga nimba umugore ari muri iyo mishinga yo gutekereza ngo wenda imyenda y'abana yashize, urumva ari ukuntu abagore nabo bakunda kuvuga ngo reka tugurire hamwe imyenda y'umwana, yazajya no gusaza igasazira rimwe. Umugabo rero ukabona ntago ibyo bintu, nyine utuntu tw'ududetayi ntago atwitayeho, ntatuzirikana, akumva nyine ko wowe nyine ntago ibyo bintu nyine ni gaspillage, umutekereza ko kuko mutekereza ibintu bitari bimwe cyangwa bitari ku rwego rumwe cyane, ukabona ko abimeze nkaho wowe nta kintu ugutekereza, cyangwa ibintu wari uvuga bidafite agaciro. Ikindi abagabo bakunda cyane, abagabo bakunda abafite imodoka, bakunda imodoka zabo cyane, kuzitaho, kuzihoza mu igaraje. Umugabo ashaka no gufata imodoka rwose akabatirika njyane gusa, nkuko ushobora kurwara ukajya gukoresha consultation, ukajya kwa muganga gusa wumva niyo waba kumva utameze neza, batirika njye kureba muganga tu andebe. Nabo rero nuko bamera, ugasanga agiye mu igaraje, agiye mu gitondo kare, arinze agera nijoro akiriyo, kandi akumva ameze neza. Ibyo bintu rero abagabo barabikunda kubiha umwanya, kubyitaho. Ugasanga umugabo, hari umushuti wanjye n'ugeze ngo umugabo wanjye ngo nta kintu hano muri urugo kiruta imodoka ye, ngo akunda imodoka kuturuta, ngumva ngo reka ngo nta cyahindura ngo imodoka ye, ngo nimba ari umunsi wo kuyijyana mu igaraje ngo nta kintu cyabihindura, ngo ubwo nyine ngo ni igaraje. Ugasanga rero ibyo bintu, uwo mwanya munini abagabo baha ibyo bintu, abagore ntago bibanezeza, ndetse birababangamiye. Hanyuma rero reka mbereke n'ibintu abagore bakunda, nabo bakunda cyane kandi bibangamira abagabo. Abagore bakunda kuvuga cyane, story nyinshi. Umugore aba afite amakuru, nimba yagiye mu mujyi agaca he na hehe, ashobora kuba nyine inzira yanyuzemo, azana inkuru. Umugabo rero yagera mu rugo, umugore agatangira kumubwira ibi n'ibi. Umugabo rero ababangamiwe, abarushye, abavuga ati nk'uyu nguyu koko. Hari n'udatinya kuvuga ati rasa ku ntego, atakoze igihe wavugiye kweri, atubwa igihe wavugiye urumva koko ntarushye, cyangwa ukavuga ukabona ntabyitayeho, cyangwa wamwibutsa ati bya bintu nakubwiye, ntago abikurikirana. Ibyo nabyo abagore barabikunda kandi abagabo ntago babikunda. Ikindi, hari abagore bakunda gusenga. Abagore benshi bakunda gusenga, kwigira gusenga, gufata umwanya bakigira mu butayu, bakigira muri eglise, kuba bajya mu materaniro, kuba umugore yava ku kazi akicira mu materaniro, nawe ibyo bintu aba yumva bimunejeje. Ariko abagabo benshi usanga bamwe na bamwe batabikunda, uyu nawe ntabona umwanya wo kuba mu rugo, ntabona, kandi ushaka kubona haba nta kazi ugira uhora mu rugo. Ariko umunsi umwe wivugiye ati ngiye gusenga, wenda urigendera igihe 12, kamubwira uti ndagiye 12 uyu munsi, aba yumva buri munsi uhora ugenda, mbese aba yumva ko byacitse wagiye, kandi nawe urabikunze.
ikindi rero abagore bakunda gusa neza, guhora biyitaho. Umugore ashobora no gusa neza, harimo kuba ashaka gufata amarejime akiyicisha inzara, gusa neza akajya gukoresha ibintu bya makeup nimba afite gahunda, ugasanga izo mbaraga zose yabikizemo umugabo ntabibona. Ibyo nabyo rero biri mu bintu birakaza abagore, kandi biri mu bintu abagore bakunda gusa neza, gushopinga. Umugore ashobora kuba afite inkweto rwose niba ari mikoro 50, ariko yajya mu mujyi yabona urundi rukweto akabatumva urunda rutahana. Umugabo nawe rero bikamasakaze uyu nguyu ahora haha, ibintu bahora bagura, amasakoshi bahora bagura, imyenda bahora bagura. Ese iyo ufite urayizi, ese inkweto ugira urazizi? Ibyo nabyo biri mu bintu abagore bakunda kandi abagabo badakunda. Ugasanga abagore bamwe na bamwe rero bakunda keya, kwitabwaho, bababwire ko ari beza, bakubwire ko usa neza, nyine uko kuntu nimba uvuye muri salo babikubwire ko noneho rwose urasa neza, umeze neza. Kandi hari n'umugabo utabibona, hari n'umugabo rwose ibyo bintu utabibonera umwanya, nyine udashobora no kumenya ko akaba yabibona ko bakogoje cyangwa bagusutse cyangwa bagusokoje, ariko uwo mwanya kuza kukubwira ati noneho urasa neza, noneho ako gatentire washyizemo ni sawa rwose. Noneho ugasanga umugore nawe yarakaye. Kubera iki? Kubera ko atekereza ko umugabo yagakwiye kumubwira ko asa neza kandi atagize gute, atabimubwiye. Ikindi rero usanga abagore bakunda nyine abana babo cyane. Umwana nyine ugasanga umugabo mushana ko mwishaye muri salo, ugasanga umugore yahindukiye gutya ari kwitegereza umwana, nyine biba bimunejeje, biba bimuryoheye ko n'umwana, cyangwa kubona umwana arya, umwana ufite apeti, umwana ari kurya aryohewe cyangwa ari kunywa, ushobora gushiduka ugasanga umeze gutya warangariye umwana. Ibyo bintu rero abagabo ntabwo rwose biba bibafasheho. Umwana ameze neza nta kibazo afite, ariko ibyo bintu byo kumurangarira umwana, urabona ko umwana yakuze, noneho umwana noneho yakoze iki, noneho umwana umva. Hari abagabo bamwe na bamwe ibyo bintu rwose biba nta n'ikintu babwiye, ngo ariko uyu mwana uzamurya, uyu mwana yabaye ikigirwamana, uyu mwana yewe uyu mwana. Twe turi mu tuntu abagore bakunda kandi abagabo badakunda. Ugasanga rero hari n'abagore nabo bakunda nyine umuryango wabo, bakunda abavandimwe babo, nabo bimeze nka bya bindi twavuze ku bagabo. Nawe nimba bavuze ati tuzasura iwanyu, ugasanga yashyushye yabiteguye, nta kindi, nyine nawe ahoze imbere famiye ye, ahoze imbere umuryango we, abavandimwe be, ababyeyi be, ibintu byose n'iby'ababyeyi be. Ugasanga rero nawe ibintu byose bikabije biba bibi. Si uko umuntu yabyanga, ahubwo iyo bikabije byose umuntu abona ko bitari byiza. Ikindi abagore bakunda nyine guhanga udushya, guhora umugore ashaka guhindura inzu, abashaka ahindura intebe, ahindura amarido, ahindura ibyo bintu rero bituma ahora ahangayitse. Nimba ari imitako ye, amavaze, ugasanga nimba agize ibyago akaba ari nka vaze yamenetse atakamo umutako we wamenetse, ugasanga umugore yarakaye, umugabo avuye ku kazi aramubwira ati uzi ko umukobwa yameneye umutako, uzi ko umwana yamenye ivaze. Umugore nyine byamubabaje, yahangayitse. Umugabo ibyo si ubwo ngubwo ni ikibazo, ubu ngubu urumva ibyo bintu ari ibya danje. Ugasanga rero two n'utuntu tumwe na tumwe abantu baba bakunda, ariko abandi bagize gute badakunda. Wakwibaza ati se ibi bintu abantu bamwe bakunda abandi badakunda biradufasha iki? Ese biratwigisha iki? Ese ni irihe somo? Ukaba wumva se ibi bintu bimaze iki? Ikintu bimaze rero bishaka ko natekereje nshaka kubabwira. Abagabo benshi bakunda, tuvuga urugero, umugabo ashobora kuba atuye nk'i Kanombe, yiyogosheshereza mu mujyi. Akumva ko umuntu umwogosha nyine ni uwo mu mujyi, ukamubwira ati se ko dufite abashyitsi kubona amasaha yagufasha, reka dufate uyu muntu w'i Kanombe wenda akogosha. Akubwira ati hoya, ntabwo ariko bivamo, ni mu mujyi. Ikintu ushaka kubivugira, n'umugore ashobora kuba afite nawe umuntu umukorera inzara wenda, cyangwa umukorera imisatsi, nawe wenda atuye mu Gasyata cyangwa atuye mu mujyi, ni urugero, cyangwa Nyabugogo. Umugabo akumva ntabwo ari ibintu by'agaciro, nyine wowe kumva kujyayo, se mwe mwagiye mureba abantu ba hafi, ese ibiki n'ibiki. Ikindi ugasanga nk'uko kuntu nababwiye ngo abagore bakunda famiye yabo, badakunda ababo cyangwa abagabo bayikunda, ugasanga bihora bizana amakimbirane. Kandi mwagakwiye guhuriza hamwe mwese mukabafata kimwe. Isomo rero ririmo nshaka kubwira abantu, uko ugira ibyo ukunda bikagutwara umwanya, nimba ibintu ntacyo byica, nimba ibintu ntacyo byangiza. Tuvuga urugero nk'umugore ukunda gusenga, umugore ushaka kujya guterana, uzi ukuntu hari abagabo bifuza abagore babo basenga by'ukuri ariko atari byo kwiyitirira. Uzi ukuntu babyifuza akavuga ati umugore wanjye niyo yajya mu rusengero rimwe. Noneho umuntu arasengera umuryango, umuntu arasengera urugo, umuntu ari gusenga kugira ngo Imana ibahe umugisha cyangwa imurinde n'ibyo bishuko cyangwa imurinde ibigeragezo, wowe utiguma mu rugo.
yakubwira ati nanjye ngiye muri salon ngiye mu mujyi uti oya wowe se wagiye muri quartier. Ikintu rero bize gute biravuze ngo icyo ukunda icyo uhaye umwanya ntukumve icyo mugenzi wawe nawe akunze icyo ahaye umwanya ngo wumve ko we nta gaciro bifite, ngo wumve we ko nta bitari umumaro, ngo wumve ko ari ibintu biraho bidafite ikintu bimaze. Oya, ukugira ibyo ukunda, ukukunda umupira, ukumva umupira wawe niwahinduka ukumva ko utarebera match mu rugo, ukumva ko ugomba kujya kwirebana n'inshuti zawe. N'umugore jya umuhakanya nawe mwemerere, nawe abonane n'inshuti ze, nawe yishimane n'inshuti ze, apana kumukandamiza ngo umugumishirize mu rugo, ngo we abura umwanya wo kubonana n'abandi, abura umwanya wo gutembera, abura umwanya nawe wo gukora ibyo agomba gukora. Nawe nituvuze ngo agende ajye muri ibyo bintu yibagirwa inshingano ze, yibagirwa uruhare rwe rwo kubaka umuryango we. Ariko buri wese ibyo akunda kandi bidafite icyo bibangamiye mugenzi we, bidafite icyo byica, bidafite icyo byangiza, buri wese nabona umwanya, nabona uruhare mu biganire. Ikiza cy'umuryango ni ukuganira, ikiza cy'umuryango ni ukwishima, ikiza cy'umuryango umuntu ibyishimo, kuko umuntu wishimye, ndababwiye ko ibi bintu tuvuga, ibintu byo kubwira abantu ibyiza byabo, hari umuntu wanyandikiye arambwira ati ngewe sinjya nkurikira ibiganiro byawe ngo mbirangize, ariko iyi intro yawe ukuntu utangira nibyo nkunda, kubwira umuntu ko ari mwiza, kubwira umuntu ko umukunda, ati ngewe mfite amafaranga, mfite nta kibazo na kimwe mfite, ati ariko nabuze amagambo meza. Ngewe umugabo wanjye rwambwira ko nta bwenge gira, ndi igicucu, nta kintu maze. Ati se ufite abantu bagukunda, atabagukunda n'abatakuzi. Yarabinyandikiye arabimbwira, ambwira ati ndagushimira ko wandemyemo icyizere, ko aya magambo uvuga antera courage, atuma mbyuka nkajya gukorera urugo rwanjye, nkakorera abana banjye, nkumva mfite impamvu zo kubaho. Niyo mpamvu rero kugira ngo umuntu yicwe n'agahinda, umuntu yicwe n'ubwigunge, yicwe no kuguma mu rugo wenyine cyangwa n'iki, nawe nabona uburenganzira kandi nawe abwirwa amagambo meza. Ntukahora ureba ibibi, rega uwo muntu wakoze ikibi cyangwa ikitagenze neza afite ikindi ejo yakora kikaba cyiza, kandi niba bibiri bitari byiza kimwe ni cyiza. Rero wihitamo guhanga amaso ikibi. Ibi rero ndabibabwiye kugira ngo bagore namwe ibyo mukunda mwumva muhaye umwanya wanyu, mwumva nyine nta muntu wabihindura, nta muntu wagukuramo ikintu ushaka. Nawe menya ko icyo ukunze, nawe umugabo afite ikindi akunze mu cyimbo cye, nakijyamo ntukurure iminwa nturakare. N'umugore nawe najya mu cyo akunze akakibonera umwanya, kandi nibyo mu rugo nibipfe birushaho kugira gute kugenda neza. Murumva ibi bintu ntabwo ari ibintu bya hatari kuvuga ngo ubu ugiye muri salo se warenza urugero, niyo watinda wamarayo iminsi 2 ntago biba, kandi umuntu ntahora ajya muri salo, niyo mipira ntihora iba. Rero icyo mbivugiye buri muntu wese kugira ngo abeho mu buzima bwishime, abeho mu buzima bunezerewe, ndetse mu buzima bukeye mu maso. Mureke muhe uburenganzira, mureke akore icyo ashaka, mureke akore icyo yishimiye. Ndabashimiye rero. Utwo n'utuntu dukeneye navuze nababwira, bamwe bakunda, abandi badakunda, abandi bakunda, abandi badakunda, ariko mubishyize hamwe mukareba iby'ingenzi, mukareba iby'umumaro, ndetse buri gihe mukavuga ngo iki ngiki nicyo cyihutirwa, byarushaho kugenda neza. Mumubwirane amagambo meza, mushimirane, mubwire ngo uri ingenzi, umubwire ko ari indashyikirwa, umubwire ko ari umumaro, mubwire ko kuba mufatanyije urugendo rw'ubuzima ari umugisha. Nta bindi rero dukomeza kubwira abantu, mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment, mutubwire icyo mwifuza ko twavuga, muduhe ibitekerezo, mutubwire icyo mubona twakongeraho mu biganiro byacu. Kandi ndabibutsa ko hari uwo wifuza gutungura, hari uwo wifuza gushimira, hari uwo wifuza kubwira ibyiza bye, turahari kugira ngo tumugereho. Mubwire ibyiza bye akibasha kubyumva, umushimire, umwibutse ko ari umumaro. Nimero zacu ziriho, mutwandikire, mutubwire ibyo mwifuza ko twakora, ibyo mwifuza ko twakongera mu biganiro byacu kugira ngo murusheho kuryoherwa. Mukoreshe kugira ngo ubutumwa bukomeze bugere kure, ndetse n'amakomenti mutubwire, turahari kugira ngo hamwe namwe twagera kure. Murakoze, turabashimira, Imana ibahe umugisha.